Benshi mu batuye isi bizera ko iyo umuntu apfuye aba yapfuye ku mubiri gusa, naho roho ye itapfuye, bityo bigatuma bemeza ko abapfuye bagaruka cyane cyane nko mu nzozi kuganiriza abo bakundaga cyangwa se imiryango basize. Gusa hari bamwe batabyemera uko. Ese wowe ubogamiye mu ruhe ruhande? Ikaze, sobanukirwa hamwe na NHT10 TV. Igiye kukugezaho iki kiganiro nitwa Thierry Arenigena. Nk'uko ibyanditswe bivuga, umurimo w'abamarayika baziranenge ni ukuri guhumuriza kandi gufite agaciro gakomeye kuri buri muyoboke wa Kristo wese. Ariko inyigisho za Bibiliya kuri iyi ngingo zagiye zipfukiranwa kandi zikagorikeshwa amafuti y'iyobokamana ryamamaye. Inyigisho yo kudapfa kwa roho yakomowe bwa mbere mu bucurabwenge bw'idini ya gipagani no mu gihe cy'umwijima w'ubuhakanyi bukomeye. Hinjijwe izo nyigisho mu myizerere ya Gikristo, hakurwaho ukuri kwa Bibiliya kwigisha kweruye ko abapfuye ntacyo bamenya. Mu byanditswe byera nta hantu na hamwe hagaragaza ko abapfuye bongera kubaho ubundi buzima, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira ko uwapfuye ntacyo amenya, ntaba acyumva cyangwa ngo atekereze. Kandi ijambo ry'Imana rinavuga ko abapfuye bazazuka igihe Yesu Kristo azaba agarutse gucira imanza abantu bose, ndetse ngo icyo gihe abakiranutsi bapfuye bazazuka ku muzuko wa mbere, naho abakiranirwa bo bazazuka ku muzuko wa kabiri bazukiye kurimbuka. Benshi mu bantu babuze ababo rimwe na rimwe bakabona amashusho yabo y'abantu babo bapfuye, cyangwa se bakumva amajwi yabo cyane cyane mu nzozi, bagakeka ko ari ababo babagarukiye. Bene ayo mashusho ni ukwiyoberanya gukomeye kw'abadayimoni ba Satani. Satani afite ubushobozi bwo kuzanira amashusho y'inshuti zabo zapfuye, ko kwigana, agukorana ubuhanga buhanitse, haba uko umuntu yasaga, amagambo ye, ijwi rye, ibyo byose bigaragazwa mu buryo butangaje. Satani ni umunyembaraga ku rwego rw'uko ikiremwa muntu kidashobora kumurusha imbaraga keretse kwiyambaza imbaraga y'ijuru gusa. Naho kuba yakora ibitangaza abantu bagatangara, ndetse bamwe bakaba banakeka ko ari imbaraga y'ijuru bitewe n'uko ashobora gukora ibyiza, ariko we ashaka ko umurimo we utera imbere mu gihe kizaza. Rero umwe mwese mwibazaga niba umuntu wapfuye ashobora kuvugana nabe, ibyo ntahabihamya mu byanditswe byera. Gusa hatubwira ko uwapfuye ntacyo abazi. Mu byanditswe byera haranatubwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi, ahubwo abapfuye bazazuka mu gihe cyo gucira abantu imanza. Ndakeka usobanukiwe. Niba hari ikindi wifuza ko twagusobanura mu iyobokamana, twandikire muri komenti, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo bene ibi biganiro ntibikajye bigucika. Ngiye wakugezagaho iki kiganiro nari Thierry Arenigena. Iyi ni NHT10 TV.